Rero bakunze ba Sam TV Rwambanje kubasuhuza nizera ko meze neza. Kandi nanone mbibutsa gukanda subscribe kandi nakazogera kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona amakuru meza ku gihe. Iki kiganiro kiragusobanurira inkomoko y'amapingu. Ese ubundi amapingu yaturutse? Amapingu afungwa abantu ku maboko batawe muri yombi n'inzego z'umutekano se cyangwa abantu bafunzwe mu rwego rwo kubarinda gucika ngo biruke yakomotse. Mu gihe amapingu akozwe mu byuma atari yabaho se hakoreshwaga iki? Ibyo bibazo byose ni iby'inkuru igiye kugusobanurira. Iki kiganiro rero ugikurikirana ukagera ku musozo uraba uri mu bantu babasha gusobanura ngo amapingu ni iki, amapingu yakomotse, amateka y'amapingu cyangwa se ibikoresho bikoreshwa mu kubuza umuntu kujya aho ashatse mu gihe yafashwe n'abashinzwe umutekano. Atangirira mu bihe bya kera kugeza ku gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho. Mu rugendo rwayo byagiye bihindagurika hagamijwe kongera umutekano, koroshya imikoreshereze no kurushaho kubahiriza uburenganzira n'ubusugire bw'umubiri w'uwafashwe cyangwa uwafunzwe. Mu gihe cya kera amapingu tubona ataraduka, Abaromani n'Abagiriki bakoreshaga ibintu bitandukanye mu rwego rwo gufunga imbohe n'imfungwa z'intambara, harimo imigozi ikomeye ikomoka ku mizabibu cyangwa impu z'inyamaswa. Ibyo byafungwaga ku bikojo by'amaboko aribyo byitwa mu Cyongereza poegineti, no ku maguru aho bita ku bubombomori. Amapingu akozwe mu mikwege n'ibyuma bifite uburyo bwo kwifunga aribwo mu Cyongereza bita ratchet. Yatangiye kubaho mu gihe cy'impinduramatwara y'inganda aribyo bita industrial revolution. Atangira gukorwa hagamijwe guhangana n'ubwiyongere bw'ubugizi bwa nabi mu mijyi ndetse no koroshya gutwara imfungwa zivanwa ahantu hamwe zijyana ahandi. Uhereye ubwo amapingu yabaye igikoresho nyamukuru gikoreshwa n'inzego zishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko ku isi hose. Mu bihe by'umuringa Bronze Age n'ibyuma Iron Age, abanyabukorikori batangiye gucura amapingu n'ingoyi z'ibyuma zishobora gukoreshwa cyangwa zikoreshwa kenshi. Inkuru ya mbere ivuga ku mapingu iboneka mu nyandiko y'umusizi w'Umuroma Virgile, yanditswe ahagana mu mwaka wa 70 mbere ya Yezu, aribyo 17 BC cyangwa se 70 BC. Amapingu atangira gukoreshwa n'abasirikare hari mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu. Abasirikare b'Abagiriki batsinze urugamba basanze mu magare y'abanyakaritaje ububiko bunini bw'amapingu yakoreshwaga mu kuboha no guhindura imbata imfungwa z'intambara. Naho batangiriye ubwo kuyakoresha. Ayo mapingu akozwe mu byuma yakozwe bwa mbere yafungwaga ku ntoki z'ibikumwe ku buryo byameraga nk'aho zifatanyirije hamwe. Hanyuma ayo mapingu akazirikwa ku munyururu munini washoboraga gufatwa n'umurinzi w'imfungwa. Ubwo buryo bwo gufungwa hakoreshejwe urufunguzo bwakorwaga ku buryo impeta z'amapingu zafungwaga burundu cyangwa zigafungwa n'ingufuri ziremereye zasabaga urufunguzo rwihariye. Ayo mapingu afungwa ku bikumwe niyo bita pusetezi, gusa yakoreshwaga cyane n'abacungamagereza. Iyo uwafashwe cyangwa imfungwa yageragezaga kwigobotora yashoboraga kumutema akamusigira ibikomere bikomeye. Uko inganda ziyongera nibwo sosiyete ya Hyatt Handicraft Company, imwe mu za mbere zakoze amapingu ku rugero runini, yashinzwe mu Bwongereza mu mwaka w'1780. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 amapingu aremereye y'icyuma yitwaga Darby niyo yari akunzwe gukoreshwa. Ayo yasabaga urufunguzo rwihariye kugira ngo afungwe cyangwa afungurwe. Amapingu afite uburyo bwo kwifunga bushobora guhindurwa aribwo bita mu Cyongereza adjustable ratchet. Yakozwe bwa mbere mu mwaka w'1862. Umuhanga w'umunyamerika witwaga Wave Adams yabonye ipatante ryo gukora amapingu yifashishije uburyo bwo guhindura, bigatuma aba yoroshye kandi ashobora guhuzwa n'ingano zitandukanye z'amaboko y'abantu.
Mu 1912 nibwo undi munyamerika George Kane yabonye ipatanti yo gukora amapingu yiswe swing cuff, bwatumaga umupolisi ashobora kwambika ipingu umuntu akoresheje ukuboko kumwe. Mu gihe cyo kuvugururwa kw'amapingu agakorwa mu buryo bugezweho, iyo patanti ya George Kane yaje kugurwa na sosiyete ya PRS Handicraft, yahinduye cyane uburyo amapingu yakoreshwaga mu kazi k'abapolisi. Mu kinyejana cya 19 kandi ubwo hashyirwaga inzego za mbere za polisi zigezweho nka Scotland Yard mu Bwongereza n'imitwe ya Grande Marine mu Bufaransa, amapingu yatangiye gukorwa no gukoresha mu buryo bumwe bugezweho kandi buhuriweho n'ibihugu bitandukanye. Amapingu akoreshwa kuri iki gihe abantu benshi bazi, afungwa ku maboko yombi, yatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1926 ubwo umupolisi w'i Paris mu Bufaransa witwaga Albert Massinot yabonaga ipatanti y'uburyo bwo gukora amapingu afungwa n'urufunguzo kandi agafata ku maboko neza. Ayo yaje kumwitirira ariyo yahise yitwa Massinot kubera ari we yavumbuye. Nyuma yaho hagiye habaho uburyo bwo kuyavugurura agakorwa mu buryo bukomeye ariko ataremereye, ndetse yongerwamo n'uburyo bwo gufungirwa habiri aribwo bita double lock, burinda ko amapingu akomeza kwifunga no kwizengurutsa ku buryo byakomeretsa ukuboko cyangwa amaboko y'uwafunze. Amapingu agezweho bakorwa ku buryo bworoheje kandi bugoye kwangizwa. Ikoreshwa ryayo rigengwa n'amategeko n'amabwiriza y'ibihugu bitandukanye biyakoresha. Mu Rwanda, ikoreshwa ry'amapingu ryatangiye mu gihe cy'ubukoroni, kuko yageze mu gihugu mu mpera z'ikinyejana cya 19 azanwe n'ubutegetsi bw'Abadage, nyuma hakurikiraho ubw'Ababiligi. Mbere yaho hakoreshwaga uburyo butandukanye, harimo kuboha amaboko y'imfungwa hifashishijwe imigozi y'ibirere n'indi migozi ituruka ku bimera gakondo. Ndahamya neza wowe wakurikiranye iki kiganiro neza kugeza kigeze ku musozo, wasobanukiwe inkomoko y'amapingu. Ese ubundi amapingu yaturutse he? Amapingu akoreshwa n'ibihugu byinshi ku isi, no mu Rwanda akaba hakoreshwa. Wasobanukiwe aho amapingu yaturutse? Yakoreshwaga mu gufunga abangije amategeko, imfungwa z'intambara ndetse n'abandi bakoze ibidakoreka. Kandi nanone ndagushimira wowe wakurikira ikiganiro kugeza kigiye ku musozo. Mwibutse gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubona amakuru ku gihe. Habaye n'igitekerezo ugashyiraho comment, ukanasharinga iyi video ku nshuti zawe. Ndabashimiye.